Ndaza kubashyiraho ifoto y'umugirlfriend wa Mbonyi. Bamudushyirireho. Yego. Na ongera uhanure turebe ko nawe Nawe azaba arimo se. Bazuzarena. None se Mbonyi ashaka kuguhamagara mu izina ryawe uri sheri? Amwita Bubu, My Love, cyangwa se sinzi. Heartbeat. Sari ibikoma ya Gikristo ba. Uho cyane. Yes, zite Mbonyi. Ni Nagujyo Altari imbere y'umugore wawe, you make kiss the bride uzamusoma. y'u Rwanda abakristo n'abandi bose. Mbonyi uzamusoma. Tell us. Yego Yo, Mbonyi. sorry. Yes ati. nyine iyi ngaragu. Ingaragu ziganyira ibya Kristo. Yego. Nyemerera ngusuze wowe udukurikiye uri ahantu hagiye hatandukanye hano mu gihugu cyacu cyiza cy'u Rwanda, ndetse wowe uri hanze y'igihugu nawe turagushuje cyane kabisa. Reka nsuze cyane by'umwihariko abantu bashyashya kuri chaîne, muhawe ikaze mwese. Hano ni mu rugo, niho uzajya umenyera amakuru menshi ajyanye n'imyidagaduro. Ahangaha uzajya uhamenyera amakuru yose ajyanye na showbiz cyangwa se entertainment nk'uko bamwe mu byita. Hanyuma ikiganiro cyo cyitwa Tembera Culture Vibes, hanyuma niho umenyera n'ubundi amakuru ajyanye n'imyidagaduro mu nce zose n'ubundi fields yitwa entertainment cyangwa se showbiz. Hanyuma uyu munsi dufite amakuru menshi agiye atandukanye, ndagusaba kuza kudutega amatwi kugira ngo buri kimwe kize kugenda neza cyane kabisa, kubera ko dufite amakuru menshi y'umumaro aza kugira umumaro buri wese uri buze kuyakurikira yitonze. Hanyuma nk'ibisanzwe nk'uko namaze kubibabwira, ni Tembera Culture Vibes, iyi ni store room 560, niho umenyera ayo makuru. Nitwa Shameme Pacifique, tuba turi kumwe cyane kabisa, ngenda magezaho amakuru n'ubundi. Hanyuma turi gusoza umwaka wa 2025, tugeze mu kwezi kwa nyuma k'umwaka. Reka nizere ko umwaka mushoje amahoro, kanizere ko intego mwawutangiranye muzigeze kure kabisa, cyane ko hasigaye n'ubundi minsi mike cyane turi kwibarira ku ntoki kugira ngo uyu mwaka urangire. Reka nizere ko muri gutegura umwaka utaha. Hanyuma reka mbasabe mudukurikire. Uyu munsi dufite ingingo zigiye zitandukanye. Uyu munsi turi buganire ku muhanzi witwa Israel Mbonyi. Murabizi ko afite igitaramo gikomeye cyane azaba akora ku nshuro ya 4, ni Icyambu 4 cyangwa se Icyambu live concert. Ni ibitaramo n'ubundi akora kuri Noheli cyangwa se ku itariki ya 25 buri mwaka, akabikorera muri BK Arena. Hanyuma iyi ni inyungu nyamukuru tubuze kuba tugarukaho, rero turibuze kuba twinjiramo neza cyane. Hanyuma yitwa Element Ellen, umujene nawe umaze kumenyekana no mu myidagaduro nyarwanda kubera like ni umuproducer mwiza cyangwa se utunganya imiziki uri mu bagezweho muri iki gihugu cyacu cyiza cy'u Rwanda. Hanyuma kandi akaba n'umuhanzi w'umuhanga, yamaze kuba atangaza urugendo rw'ibitaramo bigera ku 8 azaba akorera hariya i Burayi. Byose mukaza kuba mubyumvira hano. Nitwa Shameme Pacifique, komeza unkurikire. Reka n'ubundi duhite dutangira muri rusange. Hanyuma dutangiye amakuru yacu, reka tuyatangire ku muhanzi witwa Israel Mbonyi. Umuhanzi mumaze kumenya cyane muri imyidagaduro nyarwanda. Hanyuma unyemerere ngusubize inyuma, ni igitaramo cyitwa Icyambu live concert. Iki gitaramo cyitwa Icyambu live concert yagitangiye mu mwaka wa 2022, nibwo yabitangiraga bwa mbere n'ubundi ku mugaragaro. Hanyuma iki gitaramo ni igitaramo cyaciye agahigo cyangwa se n'umuhanzi muri rusange yaciye agahigo ko kuzuza inyubako ya BK Arena bwa mbere. Hanyuma unyemerere ngusubize inyuma, hari mu kiganiro cyangwa se interview yakoranye n'uwitwa Tycoon Ndahiro ndetse na mugenzi we bo kuri TV10 mbere yuko iyo show iba n'ubundi. Hanyuma ndagira ngo nkusubize inyuma gato cyane kabisa nk'uko wari watangiye ubireba muri video. Turagenda dushyiramo ama clip kugira ngo umenye icyo yabivuze. Reka dutangire ahangaha. Icyumweru ni Sunday tariki 25 z'ukwezi kwa 12, ni kuri Noheli. Igitaramo kizabera muri BK Arena guhera saa 10 imiryango izaba ifunguye. Kwinjira ni 5,000 hasanzwe, 10,000 muri premium, 15 muri VIP, 20 muri VVVIP.
hanyuma mubyibuke ko twabaye nk'abasubira inyuma ho gato mu ntangiriro n'ubundi z'ibitaramo byiyise Champ Live Concert. Hanyuma ahangaha yarabajijwe n'umunyamakuru amubwira ati gira icyo ubwira abantu ku bijyanye n'ubundi n'iki gitaramo cyitwa Champ Live Concert, hari ku nshuro ya mbere. Hanyuma turagenda dukomeza twumva kabisa ibyo yagiye atangaza kugira ngo twumve ese n'ubundi like iki gitaramo cyangwa se yabitekereje ate, like like which reason yamuteye kuba yagira gute yategura igi bitaramo byitwa Champ Live Concert bimaze gukundwa n'abatari bake, byatumye aca gahigo kukuza inyubako ya BK Arena bwa mbere, ndetse hakaba nta n'undi muhanzi urabikora ari umwe muri u Rwanda. N'ubundi turakomeza twumve uko bimeze. Ni aba muri showbiz babivuga neza ngo ni one man show, ariko wenda reka mvuge ngo ni one man worship concert, kuko it's not just a show, ariko ninjye uzafungura igitaramo, yego ni nanjye uzagisoza. Mfite abatumirwa banjye bari special mo hagati, ariko ninjye uzatanga iso. Gukererwa rero ntabwo byemewe. Hanyuma undi mwihariko uyu muhanzi witwa Israel Mbonyi yazanye, ngo murabizi ko cyangwa se muramenyereye ko n'ubundi ibitaramo bisanzwe bikorwa haba hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Iyo umuhanzi yateguye igitaramo kinini nk'iki, most of the time abafite abandi bahanzi yatumiyemo, hanyuma bakabanza ko bagira gute baririmba. Hanyuma bitandukanye no ku rubanza witwa Israel Mbonyi, kubera ko we yavuze ko like mu bitaramo bye nk'ibi ngibi we kubera ko abantu niwe baba baje bageze gute bafokasinzeho, umukiriya agura itike ashaka kureba Israel Mbonyi. Hanyuma akavuga ati like ntago nzagenzaho nyuma kubera ko hari abandi babanjeho bakaza bakaririmba, hanyuma abantu bakaba bored cyangwa se bakaba tired cyangwa se bakananirwa, hanyuma bakaza kumva indirimbo zanjye ari ngiye baje bafokasinzeho bananiwe. Avuga ati ngiye nzangira gute ntangira mbere, hanyuma nanasoze kugira ngo abantu bashe kumva ibihangano byanjye nkuko byagize bite byabazanye, hanyuma babashe kugubwa neza cyane. Hanyuma abajijwe ati ese niyihe mpamvu igitaramo kivuga butumwa mukishyuza cyangwa se mwishyuza kandi byakabaye ku kuba mwamagarira abantu kuza kumva ubutumwa bwo mu ndimbo zanyu kugira ngo like babashe gukizwa cyangwa se babashe kwegera n'Imana biturutse ku bihangano byanyu. Hanyuma ndagira ngo mwumve icyo yashubije. Njyewe ndabivuga mu buryo bubiri kandi bwumvikana. Undi iyo umuntu agukunda aragushyigikira, iyo bishyuye 5 aba ari kugira ngo ashyigikire, kugira ngo n'ejo nzasubire muri studio muri bindi, kugira ngo n'ejo nzasubire shooting indi video. Nicyo cyo bivuze gusa. Icya kabiri, niba kera mwaragiye mwumva abantu bavaga muri gospel bakajya muri secular, one of the factor, hari impamvu nyinshi, ariko one of the factor nuko habaga harimo no kudashyigikirwa, yego ubukene, kutagira amafaranga, ibintu none akagera akabare kajye gushaka ubuzima, njye gushaka amafaranga. So niba rero mukunda ibyo dukora mukadushyikira, icyaha kirimo n'iki? Ntacyo. Ahubwo iyo wishyuye 5 byawe ntago ari ntubuguze ubutumwa, ahubwo ubugize ngo ntanze itafari ryanjye ku murimo Israel ari gukora, reka ibintu Israel gukora ejo nzongere numva ibindi n'ibindi, ugatanga 5 byawe, ugatanga 10. Nicyo cyonyine bivuze, ariko ubutumwa ntibugira agaciro, buri priceless. Cyangwa nabivuze nta kiguzi. Ubutumwa burarenze cyane, nta kiguzi wabugendera. Ibihumbi 10 byawe bya VIP rero ni wawundi uvuga ngo kubera ukuntu mukunda reka ntange menshi kurushaho VIP, none nicyo n'ahantu murebe neza cyane. Undi akafata ngiye nshoboye 5 ariko reka mushyigikira, ariko bitavuze ko n'ibitaramo by'ubuntu tubikora everyday. Mu macaje turatarama, ahantu henshi turatarama. Rero ikintu cyo kibaye rimwe mu myaka 5 maze ntatarama, ntabwo ari ikintu. Ikindi no ku bushobozi bwitaho nga munyemere tuganire kabisa, munyemere tuganire. Ese uyu muhanzi witwa ntabwo ari umuhanzi, ngira ngo ni umunyamakuru wabigize umwuga like akora ibijyanye n'imyidagaduro witwa Tycoon. Ese yaba hanura? Umva icyo yatangaje hari imbere yuko akora Champ Live Concert ku nshuro ya mbere Israel Mbonyi, avuga ati ndabibona ngewe BK Arena izuzura kandi aya mateka yaranditswe ahita ayuzuza. Reka twumve abivuga hanyuma turagaruka dukomeza. Ngiye murakoze, ndabivuga nk'umuntu wabyize. Kuri 25 z'ukwa 12 it's a history. Niba uri kureba The Link Up Show, don't miss to be the part of this history, cyangwa uzaba igice cy'amateka. N'ubwa mbere BK Arena igiye kuzura, wenda Diamond ashobora kugira abantu benshi ariko si nka Mbonyi. Twe tuzuzo no hejuru hahandi hejuru, sibyo? Full people muze dukora amateka na Mbonyi. Ibyo
hanyuma turakomeje iyi ni Storm 360 niho umenyera amakuru ajyanye n'imyidagaduro. Hanyuma ahangaha Israel Mbonyi yarabajijwe ati biramutse bibaye ngombwa ko ujya gutaramira mu kabari wajyayo? Ni ikibazo. Hanyuma umva igisubizo yagitanzeho. Ese wowe wajyayo? Benshi ntibajyayo, wowe wajyayo? Ngewe ibyo ntacyo yize mvuga, ngewe najyayo. Wowe wajyayo? Yesu yaravuze ngo abazima si bo bakeneye umuvuzi. Mu yandi magambo, niba tuvuga ubutumwa, si byiza ko twikingirana gusa mu rusengero ngo niho turi kubwiriza ubutumwa. Ni byiza ko mu rusengero ni fellowship, no guterana kwera, mukabwirizanya ubutumwa, mugakura mu mwuka. Ariko abanyabyaha abenshi ntabwo bari mu rusengero. Abanyabyaha benshi bari Nyabugogo, bari mu tubari, bari mu bintu ahandi hantu hatari muri church. Wayitekereza ko dutegura ibitaramo muri BK Arena, nuko hariya wa muntu utinya urusengero azahaza yishimye, azaza avuga ngo okay, reka njye kwiyumvira umuziki, noneho Imana yumva ari show, noneho Imana ibe mukubise umukore ku mutima, ejo usanga arakijijwe utazi ngo byagenze bite. Bivuze ngo biroroshye ko abantu baza muri BK Arena kuruta ko batuma mu rusengero runaka, kubera ko mu rusengero bazi ko harimo judgment. Se kweri ngiye nsa gutya najyariye akora muri BK Arena, ntawe uzamusubiza inyuma, nashaka azaze yambaye uko ashaka, ntawe uzamusubiza inyuma. So ngiyewe rero ni bimwe nakubwiye ngo iyo umaze gukura utangira questioning ibintu bimwe na bimwe. Ngiyewe rero aho wantereka hose ukambwira ngo vuga ubutumwa, upfe kutambwira kuhindura message, upfe kuvuga Yesu, upfe kuvuga Imana, upfe kuvuga ibyo nsanzwe mvuga. Ahari hose nahavugira ubutumwa. Hanyuma abantu mwibazaga iki kibazo namwe musubizwe. Yarabajijwe ati ese ufite umukunzi? Hari mu mwaka wa 2022. Umva icyo yashubije. Hanyuma ndagaruka duhita dushiftinga tujya ku yindi nkuru iryoshye nayo cyane. Ngushishikariza kuguma hano kabisa. Niwe mushyashya akora kuri subscribe, hanyuma ukore kuri like, duhe igitekerezo cyawe. Twashamaye mu Pacifique in Storm 360. Hanyuma komeza dukurikire ni Tembera Culture Vibes. Hanyuma abajijwe ati ufite umukunzi? Umva icyo yashubije. Ni ikibazo gisanzwe kandi wamugana nawe uri umuntu ngo twari tugaruka kenshi. Mbonye ufite umukunzi se? Mfite umukunzi wanyeganyije, bureka ndavuga inkingi z'umutima wanjye, ariko nk'umuntu wabyize gusobanura iby'aya magambo ameze. nashaka ko wanisegonde. Mbonye listen, I mean Mbonye bro, ubivuga nk'umuntu wabyize. Ufite girlfriend? Twabonye bagenzi bawe benshi bakoze mariage bafite n'abagore, kandi ni igice cy'ubuzima bwacu. Ufite umukobwa mukundana? Ntabwo ndi bisubiza. Ubwo no means yes. Ugarata ngo gusubiza neza. Yego. Yesu yaravuze ngo ninde byo gusubiza neza. Yego Yesu ati nyine ingaragu ziganyira ibya Kristo. Yego. Rero njye ndacyarimo ndiganyira ibya Kristo. Ako ufite girlfriend of course. Ndacyarimo niganyira ibya Kristo. Kristo reka tuye tumushyira side gato. Ndavuga Kristo ntabwo azigera ajya. Ese ntabwo uzabyara Mbonye, nta bana ushaka uzagira? Of course. None se nta girlfriend ugomba kugira abana se uzaba downloading? Ariko ubu technology igezweho. Mbonye mu Rwanda nage wowe tubwire, ubu ntabwo tubwirize. Niba hari ivuga yego cyangwa uvuga ya birasanzwe, simple as that. Ari ukuntu hano ngo tuzuza arena, ongera uhanure turebe ko nawe yahita. Nawe azaba arimo se? Bazuza arena. Nawe mfite rata, I was joking. None se niwe mukobwa akifuza gukundana nawe yaba yujuje ibiki? Buryo mwakundana yaba meza ati? Mukobwa ukunda Imana. Byo gusa. Kumeze nkaho umuzi. Ndaza kubashyiraho ifoto y'umugirlfriend wa Mbonye. Bamudushyirireho. Yego. Jewe hari Patient Bizimana niyo yigeze kuvuga ati umva ibyo ngibyo rero tuba twigira, uterese umukobwa nabi ngo ntabwo utereka ngo ntabwo utanga cyane n'ibiki, baragukatira ugasigara uri mu mandari utazirimo, ugomba kubyitaho neza. None arukunda abantu bakora gospel mwarenganye, umukobwa kumva ko nyine mwige muri abantu mwiturije gusa, nyine ibintu byose ari gutya gusa. No, these people needs abantu ba caring, they need true love. You know what I'm talking about? Ugomba ngo Mbonye ngo azaza kubera ngo yitonda ngo yimbaza Imana, umuha affection. Good morning babe, how are you doing? Ibintu nk'ibyo ntabwo ari icyayi cyo ngicyo twumvikana. Nibyo.
oya niba ari utuzina, hari utuzina ngira ngo twari turi kwibaza niba Pasi yashobora kuba twita umukunzi, aravuga atanabikoze banagukati none se umbonye ashaka kuguhamagara mu izina ryawe uri sheri, amwita bubu, my love cyangwa se since heartbeat. Sari imitoma ya Gikristo baba iyo sinizite mbonye gusa n'Imana se gusa ahubwo hari umukomedi witwa Falimerisi hari indirimbo ya Mbonye yaririmbye muri Part of Joke, aravuga ati indirimbo za Mbonye waziteretesha. Yego nyine uburyo azirimbamo nyine ngo mfite umukunzi. ariko nubwo nyine tuba tuganira gutya, abakozi b'Imana nabo ni abantu basanzwe, abantu baradatinga, bamenyana n'abandi, bamenyana n'abandi, baka making friendships, bakagira inshuti. Ni naho nabo bageni nabo ba girlfriend bavugaga. Okay, Bibiliya ivuga umugore umugabo, ibindi byose bya girlfriend ntabwo Bibiliya bivuga. Bivuga fiancé igihe cya Joseph na Mary, ikavuga n'umugore n'umugabo, ibindi byose ntabwo ari isa. Nibyo mbonye. Bivuze ngo rero natwe turi abantu uraganira n'umuntu mukamenyana. Arahari ntiyagatoye n'ukuri arahari ahubwo. Wow, aramubajije ati ese nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga, nk'uko muri Bible bivugwa, like mu gihe uzaba ugeze kuri altar cyangwa se uri mu bukwe, like something like that, sivyo, like uzasoma umugore wawe, uzamusoma, like nyine umva ku ikibazo kimeze, hanyuma n'igisubizo yagitanzeho, hanyuma ndagaruka dukomeza, right? Ariko Tycoon wari kuvuga ku by'umugore n'umugabo muri Bibiliya, mpita nibuka ko pasiteri niho bahana go ahead yo kuvuga ngo you may kiss the bride. Yes, Mbonye kuri altari, hajya ni kuri altari, yego cyakora uruhimbi kuri simbize ka tuyite kuri altari imbere y'umugore wawe, you may kiss the bride. Uzamusoma y'u Rwanda, abakristo n'abandi bose. Mbonye uzamusoma, tell us. Kurikije biri kivuga you may kiss the bride pasiteri. Muze mwumve, huh? Are you going to kiss the bride? Cyajya guhangana n'Imana. Tell us, you kiss the bride cyangwa guhangana n'Imana? Choose one thing. Muri make icyo nzakora ni ugutaramira abantu ku cyumweru. Ku gitaramo ntabwo kizaba kidasanzwe, nta handi hantu mwigeze mukibona. Abahanzi muzafatanya ni igitaramo cya Mbonye muri rusange. Hanyuma Storm 360 niyo ukomeje gutega amatwi. Nitwa Shameme Pacifique, ikiganiro cyitwa Tembera Culture Vibes, hanyuma uhamenyera amakuru ajyanye n'imyidagaduro yose muri rusange. Hanyuma ndagira ngo niba uri mushaka kuri chaîne n'ubundi twagwaye ikaze ukore kuri subscribe kugira ngo ujye ubasha kwibonera amakuru meza nkaya akugeraho y'imyidagaduro, hanyuma ibintu bigende neza. Hanyuma munyemerere dushifting twerekeze kuri inkuru, ni inkuru nayo iri kuvugwa cyane. Abantu bibaje byinshi babonye post ya yitwa Element L, ni umuproducer cyangwa se atunganya indirimbo, akaba n'umuhanzi mwiza wamenyekanye cyane hano muri uru Rwanda kubera ibikorwa bye. Hanyuma mu gihe gito gishize nibwo yatangazaga ko n'ubundi agiye kuba akorera ibitaramo bigera ku 8 hariya i Burayi kabisa. Ni ibitaramo azaba akorera hariya kabisa mu bihugu bigiye bitandukanye n'ubundi by'uyu mugabane. Umuhanzi akaba n'umuproducer, ndavuga Element L, yashyize ahagaragara urutonde rw'ibitaramo bikomeye agiye gukorera mu bihugu bitandukanye byo ku mugabane w'u Burayi. N'urugendo rutazaba rworoshye kabisa, ngira ngo azamara amezi hafi agera kuri 3 akora ibi bitaramo, n'ubundi bizaba bizenguruka mu bihugu bitandukanye by'u Burayi. Urugendo cyangwa se uruherekane rw'ibitaramo rwahereye ahitwa i Paris mu Bufaransa, hari ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa 11 nibwo uyu mugabo yakoreraga igitaramo. Hanyuma uyu mugabo kandi witwa Element L azakurikizaho igitaramo, ubwo ni muri rwa ruherekane rw'ibitaramo bye azakora ku mugabane w'Uburayi muri aya mezi hafi 3 ari imbere. Azakomereza ahitwa Lille, n'ubundi ni mu gihugu cy'u Bufaransa, azaba ari ku itariki ya 6
16, hanyuma yerekeze ahitwa Stavanger ku itariki ya 13 Ukuboza. Hanyuma witwa Element kandi azasoza umwaka ndavuga uyu wa 2025 azagikora igitaramo ahitwa Hanover ku itariki ya 25, hazaba ari kuri Noheli, aho azaba aho n'abakunzi be kuri uwo munsi wa Noheli. Hanyuma mu mwaka utaha 2026 witwa Element L azatangira ibitaramo byo muri uwo mwaka ahitwa Amsterdam cyangwa se Amsterdam ku itariki ya 31 Mutarama, ubwo ni mu kwezi kwa mbere mwaka wa 2026. Hanyuma akomereze ahitwa Col ku itariki ya 7 Gashyantare. Hanyuma kandi azahita akora ahitwa i Bruxelles cyangwa se Bruxelles mu Bubiligi ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa kabiri. Hanyuma asoreze urugendo rwe ahitwa Stockholm ku ya 28 Gashyantare mwaka wa 2022. Ngayo nguko yitwa Element. Ni urugendo rutazaba rwoshye kabisa, agiye kumara amezi agera kuri 3 hanze y'igihugu cyacu cy'u Rwanda akora ibitaramo yegera n'abakunzi be bari mu nce zitandukanye z'isi. That's greatest things, kubera ko ni achievement umuhanzi aba agezeho nziza cyane mu buzima bwe, cyane no ko like gukora ibitaramo hari Burayi, ntekereza ko ari inzozi za buri muhanzi wese ukizamuka cyangwa se ufite naho wageze, kubera ko ni umugabane wateye imbere mu bijyanye n'imiziki, like akora experience nini cyane mu bijyanye n'umuziki. Hanyuma ngira ngo ni nanga dusoreje. Niba wakunze ikiganiro kora kuri like, hanyuma uduhereze comment cyangwa se igitekerezo cy'ikintu wifuza ko twaza kugezaho cyangwa se cy'uburyo wifuza ko twakoramo kugira ngo amakuru ajye abasha kugira gute kukugeraho neza cyane, hanyuma ibintu bigende neza cyane. Hanyuma niba uri mushyashya ukore kuri subscribe kugira ngo ibintu bigende neza cyane kabisa, hanyuma ujye ukomeza kubana natwe. Nitwa Shema Pacifique, ikiganiro cyitwa Tembera Culture Vibes, nitwa Shema as I said, hanyuma ni Storm 60. Ndabakunda cyane.